reba abantu benshi wagiye ukunda, ureba abo wagiye ukundana nabo, ese ubu muracyari kumwe? Bagiye bacaho, bagenda bahita, ndetse bamwe nta nubwo ukibibuka, ntibakina kwibuka. Reka mbabwire, mu buzima bwanjye nakuze numva nta rukundo ngira, kuko nta muntu wigize arunyereka. Ariko kuba ndiho cyangwa kuba mbasha kuvugana n'abantu, nkabasha no kumva hari urukundo rundi, nuko namenye Imana yanjye. Bivuze ngo njye isi ntacyo nayiboneyemo, nta n'ikisi na kimwe cyanejeje, byose byabereyeho kumbabaza no kunkomeretsa. Guhera ku bambyaye kugeza na n'ubu ntago ndagira inshuti ngo ndambane nayo, ariko ntago bijya bintungura, kubera ko namajije gutozwa nkamenya neza yuko Uwiteka wenyine niwe nshuti idahinduka. Komera rero, uwo mubiri waguhinduka, inshuti zaguhinduka, umugabo akaguhinduka, abana baguhinduka, umubyeyi wawe yakurevone kude shayini grere zobini dotayi, ariko Uwiteka ntago yabasha guhinduka uwo yiremeye. Aramurinda, ndetse yaravuze ngo nzakurinda ingoma ibihumbi. Yego, reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Wewe wakoze subscribe, ndagushimiye cyane, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe ugiye kuyikora uri umuntu w'ingenzi cyane, ngusabiye umugisha w'Imana. Nje nitwa Depiwa, nk'ibisanzwe musanzwe mumenyereye hano aho tugenda tubagezaho ijambo ry'Imana, tubagezaho abatumirwa bagiye batandukanye. Reka nizere ko rero mumeze neza cyane aho muherereye hose mudukurikira mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, namwe mwegera abantu bakabasha kubasobanurira bazi ururimi rw'Ikinyarwanda, mwebwe mutarumva, muri abantu b'ingenzi cyane. Turabashimiye muri nkoramutima zacu. Nkuko mubibona rero, twagarutse n'umutumirwa wacu hano, ntago ari umushyitsi kuri Prophete Ezekiel TV. Asanzwe atubwira ijambo ry'Imana, atubwira ijambo riduhumuriza, atubwira ijambo ridufasha. Twagarukanye, reka atangire atwibwira. Birashoboka n'ubwa mbere wowe ugiye kumubona, atangira kwibwira, hanyuma dukomeze tuganira tujya mbere. Twamusuye iwe mu rugo, ahantu hameze neza cyane, wamubona aratuje rwose, ameze neza, arashima Imana. Ndatekereza niko ibintu bimeze. Karibu kuri kamera za Prophete Ezekiel TV. Murakoze, ndongera ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Imana bane namwe. Amen. Amazina rwose buriya, yego, abasanzwe bakuzi uri umusangwa, ariko iyo hari umuntu mushyashya ugiye kukubona, biba byiza ko nyine nawe akumenya, hanyuma tugakomeza. Evangeliste Cyatengerwa Clarisse, wongeye kwifuza kubana namwe nanone. Yego, umeze neza? Ariko ndashima Imana, ibintu ni amahoro. nawe urabibona? Ndabona utuje cyane rwose. Uyu munsi imvura yaguye, ubukonje ni bwinshi. Ubukonje ni bwinshi, ariko mu Mana buriya amugana abantu bahora batuje. Nta amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza, turashima Imana. Duherukana turi mu kiganiro, ndetse gikubiyemo n'ijambo ry'Imana, niko biba bimeze. Abantu barabikunze cyane, baravuga bati uyu mumama rwose aradufashije. Bamwe bagiye babitubwira, bituma natwe tugira ishyaka ryo kugira ngo tuze tugaruke twongere tuganire. Umeze neza? Umeze neza, ndashima Imana. Kandi nshimira n'abantu bankunze, abakunze ubuhamya bwanjye, babwira ngo ndacyahari, kandi nabwo buracyahari. Nzakomeza kubagezaho hamwe n'ijambo ry'Imana. Batekereje ko buriya byarangiriye hariya. Oya, tuzongera cyangwa se turongera. Uyu munsi numvaga nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana riri kumfasha muri ino minsi, kugira ngo nabo bafashwe. Impamvu yatumye uvuga uti uyu munsi ngiye kuvuga ijambo, yego n'ubusanzwe warivugaga, ariko ni iyihe mpamvu, ni ibihe bihe uri gucamo byaguteye kuvuga uti reka mvuga ijambo by'umwihariko nawe riri kugufasha? Ni ibihe bihe uri kunyuramo? Ntago ari njye nyine, ni rusange. Turimo turanyura mu bihe bitatworoheye, kandi noneho birimo bigenda bisoza umwaka. Biba ari ibihe bibi, abantu baba bapfusha cyane. Izuba ryatumazemo imbaraga, abantu barahinze imyaka yarumye. Abantu ejo bundi n'ejo ndiho ncaho nabonye imodoka yarimo abantu 6 bose bakozaga isida bapfuye. Bivuze ngo turi mu bihe
ntabwo ari byiza. Izi mpera z'umwaka ku bantu bose ntabwo ziba ari nziza, mu mpande zose ziba ari z'isi, abantu baba bapfa cyane. Niyo mpamvu tuba dukeneye n'ijambo ry'ihumure. ariko se buriya biterwa n'iki? Kuki akenshi mu mpera z'umwaka hakunda kumvikana impfu nyinshi cyane? Jewe rero nkoze ubushakashatsi bwanjye, ngira ngo ni ukuvuga ngo umubare uba waragenwe gupfa muri uwo mwaka, ngira ngo baragiye upfa gake gake, byageza ku musozo kandi wa muntu akaba atagomba kurangiza uwo mwaka, bigatuma abantu baba benshi kugira ngo urangizanye na cya gihe Imana yaguhaye hano ku isi. Ubwo njye niko mbibona. Hari ibintu bijya bicanga abantu benshi bakabyibazaho, kandi nanone Satani aba ariho atanga ibitambo, aba arimo ahigura. Buriya benshi baba barimo batwarwa na Satani. Aba arimo agenda atanga ibitambo kugira ngo nyine ahongerere uwo mwaka ugiye kuza. Ni byinshi abanzi baba barimo biba abantu. Ariko hagati aho hari n'ababa bishimye, bakaba bishimye bameze neza rwose, bakagira none se reka nkubwire, muri no subundi harimo ibintu 4 by'ingenzi nshaka kukubwira uyu munsi. Mu buzima bwa muntu bugizwe n'ibice 4 by'ingenzi. Habamo icya mbere, igice cyo kwishima, icya kabiri igice cyo kubabara, icya gatatu kubaho, icya kane gupfa. Ngibyo ibintu 4 by'ingenzi biba mu buzima bwa muntu. Icyo gupfa rero kikaza kenshi cyane mu mpera z'umwaka. Gikunda kuza mu mpera z'umwaka, bari aho hari impamvu. Ntabwo byoroshye. Guko no gusenga. Uti rero muri iyi minsi hari ijambo ririmo uri gufasha bitewe nyine n'aya mezi cyangwa se na bino bihe. Birashoboka ko hari umuntu uba yishimye, undi akaba ari mu marira, ariko ndatekereza ni ko ubuzima bw'isi bwubakitse. Wenda uretse no kuba ari no mu mpera z'umwaka, hari aho bamwe baba bishimye abandi bababaye. Kuko ngo n'ijambo ry'Imana yabivuga riti hari igihe cyo kwishima, hari n'icyo kubabara. Iryo jambo rero birumvikana risa n'irikomeza abantu, n'irikansaringa abantu wateguye. Nta kibazo rwose waritugezaho, hanyuma tukagaruka nyuma tujya mbere. Urakoze cyane, reka tubanze dusenge. Amen. Imana nziza, Imana ikiranuka muri byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye turakunezerewe, ugira neza bugacya bukira. Mbere ya byose twemere tubanze tugushimire yuko ukiturinze, tukaba tugimuye ku mwuka w'abazima n'ubuntu bugeretse ku bundi. Uyu mugoroba turavuga ineza yawe no gukomera kwawe, turavuga icyubahiro cyawe n'ubutware bwawe. Warakoze nyakubahwa Imana, kuko wadushyize mu bazageza kuri ino tariki, tutirengagije ko hari benshi bamajije gusinzira. Twebwe tukaba turi bazima, ntago aruko dufite ibitambo dutamba, ahubwo nuko dukomeje ukuboko kwawe nuhabwa icyubahiro. Dukoretse ikiganiro tugiye kwinjiramo ndetse n'ijambo ry'Imana, duhamagaye mwuka wera kugira ngo abane natwe ku musozo. Turagushima, ubuntu bwawe buze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu komeza ajya mbere rwose n'ijambo. Urakoze cyane. Mbanje gusuhuza abakunzi banje, abantu bumvisha ubuhamya bwanjye, abo bwafashije, abo bwakomeje, nabo bwababaje, mwese ndabashuhuje. Ariko cyane cyane abo bwababaje, ndagira ngo mbabwire ngo niko mwisi bigenda. Mwisi nababwiye ngo harimo ibintu 4 by'ingenzi, abaho kwishima no kubabara, hakabamo kuvuka no gupfa. Ibyo byose ni ibintu biba kuri buri muntu wese. Uba ukomeye, ube woroheje, ibyo bintu uko mbivuze ari 4 bikugeraho. Uyu mugoroba rero mfite ijambo nshaka kubwira abantu abatuye Afurika ndetse na hirya ya Afurika. Nzanye ijambo rivuga ngo uko wakwiruka ku by'isi kose nuko wabishakisha kose birangira bibaye ubusa. Ushobora kwibaza uti birangira bibaye ubusa gute? Banza urebe hirya yawe, mu baturanyi, mu bavandimwe, mu miryango, mu nshuti. Urasanga nta numwe wigize abaho ubuzima bwe ngo bugende burambe cyangwa yirundangiriza ubutunzi bube yageza ku gihe cyo gupfa umucunguri. Nongera mbisubiremo, uko wakora kose nuko wakwiruka ku by'isi ko byose birangira ari ubusa. Niryo jambo nkuzaniye, ahubwo nkubwira ngo ikomeze kuwiteka, kuko Uwiteka wenyine niwe ibye biramba.
ishinganishe kuwiteka kuko iby'isi bijya bishira. Reka tubanze tubirebe mbivuze mu magambo. Ushobora kwibaza uti njyewe mfite amakamyo yanjye, mfite bizinesi zanjye, mfite amafaranga yanjye, ibyo ngibyo uvuga ntabwo mbizi. Ariko ngiye kukubwira, hano umubwiriza we yarabirebye arangije ahita anabyandika kugira ngo igihe nk'iki nzabisome mbikugezeho. Reka dusome mu mubwiriza igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibintu byose nta kamaro. Ibintu byose nta kamaro. Hano ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ntago yasobanuye ibyo ari byo, ariko ngewe nje kugusobanurira ibyo bintu ibyo ari byo. Ubutunzi nta kamaro. Amafaranga ufite none aha ngaha nta kamaro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibyo wishingikirijeho nonaha, niba utishingikirije kuwiteka ukaba wishingikirije ubutunzi, umenye yuko ubwo butunzi ejo bushobora gushira. Bujya bushira, bujya burangira. Tujya tubona amamodoka agwa agashwanyuka, indege zigashwanyukira mu birere, abantu bagahomba, bizinesi zijya zihomba. Ariko ikintu kimwe nabonye kitajya gihomba ni ugusenga gusa. Nje kukubwira ngo uyu munsi witeganyirize kuwiteka, kuko kwiteganyiriza mu isi bijya birangira. Ese none abibaye bikurangiriyeho kandi wowe ugikomeje ubuzima bwa hano mu isi, wabigenza ute? Kadukomeze dusome. Kadusome umurongo wa mbere. Uravuga ngo amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye Yerusalemu. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Umurongo wa gatatu, ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Ndagira ngo none aha ngaha tukiri hano kuri uno murongo wa gatatu, nawe ubwawe aho uri wicare witekerezeho. Icare witekerezeho igihe wahereye ukora, igihe wahereye ukubita hirya no hino, igihe wahereye wiruka ku butunzi bw'isi, wiruka ku mafaranga, wariyubakiye amazu, wariguriye amamodoka uyatemberamo, ndetse yewe n'ameza yawe agaragaraho buri kimwe cyose, byaba ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ndetse nta kintu na kimwe ujya ubura nibiwukomeza. Ariko ndashaka kukubaza, ushobora kumara icyumweru ubuzima bwawe nta stress bufite? Ushobora kumara icyumweru uri mu mahoro gusa, nta kantu kakuvangiye, ukamara icyumweru wishimye? Mbabarira, hano umubwiriza aravuze ngo ni ubusa gusa. Ibyo umuntu agokera muri ino si bimumarira iki? Nta kamaro. Reka nkubwire, ibibazo byaje amafaranga ntago abigutabaramo, agahinda kaje ntago, indwara yaje yonyine, indwara yonyine izakwataka nikwataka, niyo waba ufite amamiliyari, ntabwo ushobora kuyihongera ngo uyibwire ngo wandwara we, njyewe narakoze, ndi umukire, mfite byose, ntabwo uri bungereho. Byanga bikunda iyo itakuryamishije mu rugo ikugeza no mu bitaro. Bivuze ngo ibyo ugokera mu isi byose nta kamaro. Hari igihe bijya bigera bikaba bitagifite umumaro imbere yawe bitewe n'igihe ugezemo. Reka dukomeze. Kane, haravuga ngo abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka. Gatanu, izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho ryarasiye. Gatandatu, umuyaga uhuha uwerekeye ikusi ugahindukirira ikasikasi, uhora unyuranamo mu rugendo rwawo, kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Karindwi, inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja ntiyuzura. Aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. Ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa, ijisho ntirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Reka nkubwire, wowe warebye ku buhamya bwanjye, nakubwiye ko kumva mu bwana bwanjye naranzwe n'imiruho, ndangwa n'agahinda, ndangwa n'ibibazo.
ariko ngeze muri uno mubwiriza naje gusanga atari njyenyine, buri kintu cyose gifite umuruho mu ruhande rwarwo. Barakubwira ngo umuyaga urahuga kikasikasi ukagenda werekeye ikusi, ariko ukihutira kugaruka aho watangiriye, ngo ndetse ngo n'inzuzi zose zijya zimena mu nyanja, ariko inyanja ntabwo ijya yuzura. Bivuze ngo ubu buzima turimo, uko wabukorera kose, uko wabugira inshuti kose, iyi si turimo ntabwo ijya inyurwa, ntabwo ijya ihaga. Uyu munsi ushobora kuba wishimye, ariko ejo ukarangwa n'amarira. Uyu munsi ushobora kuba unezerewe, ariko ejo bikaba ni ibibazo. Iyi si niko iby'isi bimeze. Nje kukubwira ngo uretse Uwiteka wenyine niwe ujya ukuraho amarira, Uwiteka wenyine niwe ujya ukuraho ibibazo, Uwiteka wenyine niwe ujya utabara. Reka nkubwire, abantu bari inshuti n'isi, nze kukubwira ngo reka kuba inshuti n'isi. Isi ntabwo inyurwa, isi ntabwo ihaga, ndetse n'abayo ntabwo bahaga. Reba abantu benshi wagiye ukunda, ureba abo wagiye ukundana nabo, ese ubu muracyari kumwe? Bagiye bacaho, bagenda bahita, ndetse bamwe nta nubwo ukibibuka, ntibakina kwibuka. Ariko hashimwe Uwiteka wenyine utajya utureka, hashimwe Uwiteka wenyine utajya utujugunya, hashimwe Uwiteka wenyine utuma dukomeza kubaho uko bwije n'uko bukeye. Kandi reka nkubwire ibanga, umwami wacu ntabwo ajya yifuriza umuntu yaremye ikibi. Noneho haravuga ngo ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa, ijisho ntirihaga kurora. Mugenzi wanjye, ibintu byose muri ino si bifite umuruho, birananiwe, biri mu kaga. Reka nkubwire, reba ijisho. Umubwiriza yaravuze ngo n'ijisho ntirijya ribasha kurora ngo rihage, amatwi ntago ajya abasha guhaga kumva ngo byibuze avuge ngo reka nduhuke. Buri kintu cyose gihora gifite irari. Ijisho rikavuga ngo nubwo narebye biriya ndashaka kureba na biriya, amatwi nubwo numvishe ibi ndashaka kumva n'ibyiza. Muri ino minsi ndagira ngo nkubwire ngo mubi uri kunyuramo bikuruhije, bikunanije, ndagira ngo nkubwire ngo komera. Niko isi imeze, kandi isi ntabwo igira inshuti, ntigira na nyirayo. Niyo mpamvu bino byose bihora bitugarukaho. Uyu munsi ukaba wanezerewe, ejo ukaba wababaye, uyu munsi wapfushije, ejo wabyaye. Nuko isi imeze, ibyayo nuko. Uyu munsi ushobora kuba uri mu kaga, ndaguhumurije, humura siko bizahora, ariko nanone ndagukomeje nkubwira ngo niko ino si ihora. Umubwiriza we yaravuze ngo ibyo turuhira byose mu isi ni ubusa. Reka nkubwire, tekereza abantu benshi bapfuye basiga ubutunzi, bari bafite amamiliyari n'amatiriyari, ariko si ubutunzi bwabamariye iki? Ntago bapfuye, si ubu abenshi baracyibukwa, abenshi tujya kusura ibituro byabo duhanagura, tujya kubibuka. Ya mafaranga barayasize, bamwe abaribwa nabo batazi. Urumva, hari n'upfata afite n'abayasigiye akaribwa na rubanda. Nukuvuga rero ngo isi ntago igihaga. Mugenzi wanjye, niba uyu munsi wishimye, gabanya wibuke ko ejo atari ko bizahora, wikomeze ku Mana. Niba kandi ubabaye, bibwira Imana, kuko isi nta nshuti igira. N'iryo jambo nari nkuzaniye ryo kugukomeza no kukurema umutima, nkubwira ngo humura, ntago ariko bizahora kubategereje Uwiteka, kandi Imana iraje turengere. Uwiteka azakugirira neza, ntago uzahora ubabaye. Ubwo burwayi ntago uzabuhoramo, ubwo bukene ntago uzabuhoramo, niwikomeza kuwiteka. Izo ntambara ntago uzazihoramo, niwikomeza kuwiteka. Mu Uwiteka honyine niho nabonye gutabarwa, mu Uwiteka niho nacecekesherezwa amarira, nigize mpozwa n'ababyeyi. Ku Uwiteka niho, reka mbabwire, mu buzima bwanjye nakuze numva nta rukundo ngira, kuko nta muntu wigize arunyereka. Ariko kuba ndiho cyangwa kuba mbasha kuvugana n'abantu, nkabasha no kumva hari urukundo rundi, nuko namenye Imana yanjye. Bivuze ngo njye isi ntacyo nayiboneyemo, nta n'ikisi na kimwe cyanejeje, byose byabereyeho kumbabaza no kunkomeretsa. Guhera ku bambyaye kugeza na n'ubu ntago ndagira inshuti ngo ndambane nayo, ariko ntago bijya bintungura, kubera ko namajije gutozwa nkamenya neza yuko Uwiteka wenyine niwe nshuti idahinduka. Komera rero, uwo mubiri waguhinduka, inshuti zaguhinduka, umugabo akaguhinduka, abana baguhinduka, umubyeyi wawe yakurevone kude shayini grere zobini dotayi, ariko Uwiteka ntago yabasha guhinduka. Uwo yiremeye aramurinda, ndetse yaravuze ngo nzakurinda ingoma ibihumbi. Reka dusoze dusenga. Gusa Yesu abampera umugisha,
kandi wowe uzareba iyi video yanjye nzi yuko izabasha kugufasha ikagera aho igukura ndetse ikagira n'aho ikugeza kandi ikagukomeza. Komera, wicika intege, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, nk'uko yabwiye Gideon. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ikiranuka muri byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye ndaguhimbaje wera kandi ukiranuka. Haleluya. Ushimwe kubw'amagambo meza umajiye kutubwira, ushimwe kumajiye kuduha umuburo uvuga ko mu by'isi byose twirukamo nta mumaro, ndetse ko ari ubusa gusa, bijya bishira nitumenye niyo byaciye, ariko hahirwa bikomeza kuri wowe. Ndakwinginze uyu mugoroba duhe kukwikomezaho papa, duciye bugufi cyane. Haleluya. Dupfukamishije amavi yacu y'umubiri ndetse n'amavi y'umutima, turakwinginze bana natwe, tugirira neza, dukomeze muri bino bihe biruhigije umugenzi, aho benshi bahuze, aho isi yeze bari kuyisoroma, ariko icyama Mwuka Wera akababwira yuko cyangwa akababurira ko iby'isi nta nyirabyo, ubundi bakagaruka mu nzira zawe, kuko niwe nabonye uhemba neza. Ntabwo ujya wambura papa, kandi iyo uvuze ngo nzaguha uratanga, niyo ubwiye umuntu ngo nzakugabira uramugabira, ntabwo ujya unyaga. Uri Imana nzima, uri Data wa twese, uri papa wacu, uri igikomangoma, uri umutware. Twari icyubahiro cyawe uyu mugoroba kubwira ijambo, sengeye amatwi yose azaryumva Data, kugira ngo azuzuremo ihumure kandi azuzuremo inkomezi. Mwuka Wera risobanure kurusha njyewe, kuko njye n'ikibumbano mu ntoke zawe. Urakoze rero, uragahora ku ngoma iteka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.